kwa 12 ndabibona ejo ni ya mbere cyangwa n'ejo bundi igihe cy'ambere cyasoye abantu bari kwitegura barimo kwitegura imishinga ngo tugiye kuja mu mwaka musha turi kwitegura umwaka wa 2025 wa 2025 bari gushakana abakize ku mabanki bandi batangiye gupanga imishinga misha ariko Imana yantumye ngo abagiye kuhagera ni bakeya nimbarwa abazeyi bagiye kuhagera nimbarwa urubyiruko mugiye kugera muri ya mwaka mumusha muri bake hedi talasirimanga edo peliskimfu zibaye nyinshi kubera ko mwasuzuguye itegeko ry'Imana. Imana igiye gusukura ibitarageze neza muri uyu mwaka yinjiza ibisha mu mwaka musha winjizwamo n'abasha batanduje imitima yabo dilitala birigandima zo pelifo ntago bizakunda ko winjiza izaha zawe muri 2025. Imana igiye kugukubura ntago bizakunda ko winjiza ubusambanyi muri uyu mwaka oya ntago bizakunda ko ujya muri uriya mwaka ufite uburozi oya dore talima ngo kosiega ntago bizakunda ko ujyana mu bugome oya Imana ije gukubura hezera metarabirigandi manga kota hoshakata topesala merimongota dirataya shedi witalima sanga wani kuiteka yambwiye mwarabwiwe muraburirwa mwanga kumva uruku kwezi kwa 12 tukugezemo ariko mugiye kumva bo babika bagiye batandukanye imfu zigiye kuba nyinshi zitandukanye naguriya mwaka winjiramo namwizo zahazi kigugu waze kwihana oya Imana yamakaniye yambwengije gukura nimutihana ntago mugeramo ubukuze ubukiri muto ubukomeye ubeworoheje nutihana uyu wese agiye gusubira banyamahanga mwe muri Burayi muri impande zitandukanye ngo muri kurya ubuzima mwarasuzuguye Imana subiramo uwo murongo de mbabwire namwe mwe muri Burayi mwaze kubaha Imana muri Amerika mwaze kubaha Imana mwabonye viza ari Imana ibaye ariko mwanga kubaha Imana ariko aravuze ngo buri wese agiye gutatanira iwabo kubera ko mwaze kwemerera Imana ariko uwemereye Imana azamba gusengerwa cyane n'ubundi kumusengera ni witwa Israel Mbonyi kubera ko ari kugenzwa cyane na Satani ndetse Satani ari kugenda mutega imitego myinshi igiye itandukanye ariko kandi ikisi cyo gihe ariko akwiye gusengerwa cyane ndetse nawe akaba maso kubera ko Satani yaramusabye Satani ari kumurwanya ari kumuhiga agomba gusenga ndetse kandi agasengerwa kubera ko nadasenga ndetse inshuti n'abavandimwe ngo tumwe hafi tumwingingira Imana umwuka bagize gute barapfuye bahanura ari intumbi babwiriza ari intumbi kubera inkovu kubera izaha zuzuye imitima yabo ni intumbi barapfuye naburyo bareba baririmba barapfuye niko Zumbore yavuze ngo naburyo bareba barapfuye batwara biriya mu ntoki zabo ese nkubaze ukeneye kuja mu mwaka 2025 emera gusiga umenye ngo nabaye rubebe n'abakosheje wemera ububebe bwawe n'ubujiji bwawe bwo gukora ibyaha kutihana uce bugufi wihana ariko nutihana uku kwezi kwa 10 bahungira iw'abandi no ntabwo Imana yabimbwiye buri wese agiye guhungira iwabo abari mu mahanga naze kwemerera Imana mugiye gutatana mushaka izibasubiza iwanyu Imana niko yantumye yabahaye umugisha ibaburi kimwe ibagirira neza ariko mwanga kwemerera Imana mwanga
twizere ko mumeze neza kandi muri amahoro mwese mudukunda kandi mugakurikiye ibiganiro byose bica ku Musaruro TV. Katwe ngo ineza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubamo ndetse n'abanyu bose. Hafi nakuru muherere mu bice bitandukanye by'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'Iburengera bwacyo. Kamwese twizere ko muri amahoro kandi mukinzwe n'ubuntu bw'Imana. Natwe aho turi turameze neza, turashima Imana. Ushobora gukwa udukurikira rero ufite ikibazo utameze neza, ariko tukakubwira ngo humura, Yesu aracyakora imirimo n'ibitangaza, kandi Yesu ko yarakira n'uyu munsi niko akiri. Icyambere gisabwa no kugira ngo umwizere, ibindi byose ukabimuharira. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana rero, Prophète Daniel, umuhanuzi w'Imana. Amen. Tumeze neza? Tumeze neza, turashima Imana. Uko bukeye uko bwije turushaho kwagura amashimwe yo gushima Imana. Meze neza cyane, meze neza cyane. Donc ndashima Imana. Urashima Imana. Uko bukeye nuko bwije urushaho kwagura ushuda amashimwe. Ni ikiri gushima Imana muri no minsi cyambere? Kuko Yesu ankunda. Ubwo Yesu ankunda acindindirije mu gakiza kiwe. Twabonye benshi baguye bari mu bitandukanye, ariko kuba ngihagaze nkimuvuga mamanya n'umutima ko ndi kumwe nawe, yego, ayo ni amashimwe akomeye. Hari umuntu wavuze ngo twakuva he tukaja he, ko twasanze ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. yego, kuba ngitaramye ndi kumva amagambo y'ubugingo nkiri kumwe nawe, ngico kirahagije. Ayo ni amashimwe akomeye. Naho ibigeregeta Satani azana, buriya hari ibiceregeta Satani azanira abantu bari kumwe na Kristo, ariko nta kintu cantandukanye n'urukundo rwa Yesu. Rero ndashima buri munsi, ituma nshima Imana nuko nkiri kumwe nawe. yego. Ubwadapfa singipfuye nge na Yesu turumwe. Ubwadapfa singipfuye nge na Yesu tuko pamoja. Nge na Yesu turi kumwe, nge na Yesu turumwe. Ayo ni amashimwe. Nico kintu mfite cyo gushima. Ariko umuntu uvuga ngo ntaca afite cyo gushima Imana, ariko wareba abantu batambutse ugasigara nishimwe. Wareba abantu baguye bari mu bitandukanye, ariko wowe byonyine ukaba uhari ushikamye uvuga imbaraga z'Imana. Ubwo ni ubuhamya. Ayo ni amashimwe akomeye ufite yo kuba washima Imana. Naje rero nezezwa nuko nkiri kumwe nayo. Yego. Iramutse ntaye ikansiga sinobasha kuboneka, nopfa narangira burundu, mba ndahacecekerwa. Ariko kubera ko nagize umugisha nkaba ndi kumwe nawe, aya ni amashimwe akomeye. Yego. Izo yakoze kuri nge, negeze ntambutsa message ubuhamya mvuga ukuntu nariye uburozi incuro 7 njya na acide ya 8, ariko nkomeza kurindwa n'Imana. Nubu hari abantu baba bagambirira gutanga uburozi. Ni karibu muzaze mbumbe, ndaco buzantwara. Umubiri wanje, amaraso yanje, saa yange na ya Kristo. Naraseze mbwira Yesu rero ati fata amaraso yanje ahwane na yawe, ndaco uburozi bwantwara ye. Hoya. Kubera iki? Amaraso yanje yahindutse ya Kristo. Yego. Acide nawe yageze mu maraso yanje ihinduka 0. Sumu igeze mu mubiri wanje ihinduka 0. Kubera iki? Abayimbaye ntibabona, barahumye, tibaye babona ko amaraso yanje ataraya na ya Kristo. Yego. Zamaze kwivanga. Namaze kuba wa Kristo. Ntabwo nagengwa n'abarozi, ntabwo nagengwa n'inkozi z'ibibi, ngengwa na Kristo. Niwe untereka muri control, niwe ujana ashaka, niwe untereka ashaka. Iyo uburozi buje abwigizayo, iyo ibibazo zaje abagomba kuzigizayo, ndetse ngakira inkomezi zituruka kuri we. Yego. Rero mfite amashimwe menshi. Imana ishimwe cyane. Hari abantu batureba bakabona dusa gutya, bakavuga ngo twarakize, ngo turabakire. Reka ngutangarize, twarakize.
ushobora gusanga nkodesha ariko narakize. Ushobora gusanga ntarya indyo zuzuye nguko uzirya ariko ndi umukire. Kubera iki? Nuko ntuziza agaciro udafite. Ngo kuki ngo ukorera Imana ngo bikagenda gutya, ngo badasenga ngo bafite amataje, bafite inzisi bitandukanye, ngo ukorera Imana kuki ndakintu yaguhaye. Hari umuntu wegeze umbwira ngo kuki ngodesha kandi nkorera Imana. Ngo kuki ukennye kandi ukorera Imana. Ndamubwira ngo uri mu mubiri, yukiza kuba mu mwuka wakabonye ubukire mfite ko butandukanye n'ubwo urebesha amaso. Ubukire dutunze si uko dutunze amataje, tuzayatunga naho ndabizi mu gihe cyayo, ariko ubukire dutunze nuko imitima yacu, haleluya, ifite izirigana Siyoni. Nitugera muri cya gikombe cyo kubura izo kurya, Imana izahindura amasoko. Izo kurya nibitaboneka ako kanya, Imana izaduhereza imitima yo kwihangana kandi tuzakomera kubw'uwo mutima Imana yo kwihangana. Bameze batyo ngo nibagera mu gikombe kitwa Baka, ngo wazahinduka ahantu h'amasoko. Haleluya. Ngo kandi imvura y'umuhindo ngo izacamika imigisha. Ngo kandi ngo bazagenda bagwiza imbaraga. Nyirizono navuga ngo kurakererwa yashaka kusohora mu nzu, Imana ikaza n'imbaraga tukagwiza imbaraga. Yego. Imyambaro n'isaza tukagwiza imbaraga. Izo kurya zashize tukagwiza imbaraga. Zakomeye muri karitsiye tukagwiza imbaraga. Ibanga ntarindi, ubukire ntarundi, nuko muri twebwe harimo izirigana Siyoni. Uguze imodoka nkigenda n'ibirenge, ariko naje hari aho tuzagira usange naguze nyinshi utarebesha amaso nona. Wubatse ama-etaje arenze imwe ngikodesha, ariko naje hari aho tuzagera usange hari amataje yaje ageretse inshuro nyinshi utari wabona. Hari igihe bizasaba ko ngucumbikira kandi wayicumbikira iki gihe muri iyi si. Hari igihe bizasaba, hari igihe bizasaba ko naje nguhe izo kurya mu gihe utabimpaye, ariko je zabiguha. Hari igihe kizasaba ko ngo wari ifuti ngutware mu modoka mu gihe utayimpaye, igihe wari utuze muri iyi si. Kubera iki? Gakondo yanje irahari. Wasanga warabitse gakondo muri iyi si, ariko hari indi gakondo naje yange mfite. Hari izi feza n'izahabu zaje bintegereje. Uri kunyihenuraho hano mu isi, ariko naje njye sizakwihenuraho, ahubwo icyo nakubwira nuko wahindukira kugira ngo utazicuza. Beleza la meta kisa la metandima la salameta kosa elomirima dilitala zinimirima kote gome. Ngo mu rugo kwa data niko Yesu yegeza duhumuriza abona Satani yaduteye, abona ibitwebesha zabaye byinshi, aravuga ngo nimutuze bado, aravuga ngo mutekane. Mu rugo kwa data hari amazu menshi, ngo yabatahari mbabwiye ngo ariko ngo ndagiye ngiye gushiraho amakaro meza, ngiye gushiraho ibitatse neza, ngo kandi nzabatereka no mu rupangu, timuzaba ahantu wajagaraye, ngo azaba ari hazima. Uri mukunyirataho ngo nuko ngo ngodesha ufite amazu, ngo nuko ngo bimeze ngenza amaguru kandi utuzi imodoka. No, izo zose zaragushitse uzabisiga. Aho ngiye ngewe birahari. Imana ishimwe. Haleluya. Ndashima Imana. Baba nakushukuru, kweli nakushukuru tena sana. Hari muri neza ngo kubw'umutima w'imbabazi z'Imana mfite ngo uzatuma nizo bizatuma umuseke udutambikira. Haleluya. Umutima w'imbabazi z'Imana Imana ifite niwe uzatuma umuseke udutambikira, izatambikira bicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icubahiro cayo itazagihundi kandi ntizemera ku izina ryayo. Tubuzano ndatangara. Ariko se ko ndeba uyu mugabo ashobora kuba agiye gupfa akita utarabirengaho.
niko Imana ikubwiye. maze iminsi mbibona simbizi nimba ari abahanuzi bose babivuga ntago mbizi. Musengere ngo Theogene arapfuye. Wiringiye Imana Theogene. Bose babirebe. Nimba agiye gupfa turamusengera iki? Ibintu bimeze bite? Jewe uzi neza ko Imana itwara umuntu mu gihe cyawe cagenwe. Yego. Imana idufiteho uburenganzira. Amen. Haleluya. Imana ifite uburenganzira kuri je ndetse na Theo nawe igufiteho uburenganzira. Kubera iki? Uri igihingwa k'Imana yahinze muri iyi si. Igihe nikigera Imana izazi gusarura, ariko kitaragera ntizakunda. Ariko nanone nuranga Satani azakwiba. Ariko nuba maso kweli utapata, kweli uzabona ubutabazi bw'Imana. Rero sinavuga ngo barabeshe cyangwa se n'ukuri, ahubwo birasaba gusenga kugira ngo naje mbaza Imana. Ariko nta kimana we yabikubwira. Nta kimana irabimbwiraho. Nta makuru ufite ko agiye gutaha. Imana yabimbwiye naza nkabitangaza. Ariko nta makuru mfiteho. Nataha aheza ni mu ijuru. Haleluya. Ariko si cyo gihe. Ariko si cyo gihe. Ntabwo ari cyo gihe. Uzabuke yagiye gutaha Imana iratwereka. N'abandi bajya gutaha Imana ikatwereka. Ahubwo umuhanzi ugomba gusengerwa cyane n'ubundi kumusengera ni witwa Israel Mbonyi. Kubera ko ari kugenzwa cyane na Satani, ndetse Satani ari kugenda amutega imitego myinshi igiye itandukanye, ariko kandi ikisi cyo gihe. Ariko akwiye gusengerwa cyane ndetse nawe akaba maso, kubera ko Satani yaramusabye. Satani ari kumurwanya, ari kumuhiga. Agomba gusenga ndetse kandi agasengerwa, kubera ko nadasenga ndetse inshuti n'abavandimwe ngo tumwe hafi tumwingingira Imana, amenye ngo urupfu ku buzima bwe Satani ashaka kumutwara, ashaka kumwiba. Birasaba kuba maso kwiwe, birasaba kuba maso ndetse agasengerwa, akamenya ngo Satani n'umwanzi w'ibyiza, ariko Imana yo ni nkuru kandi ifite umugambi mwiza. Ariko arasabwa kugira ngo yegerane nande na Kristo, yongera ibihe byo gusenga. Ubu ntabwo yegerana na Kristo, niyo mpamvu yapfa atarebye neza. Yegeranye na Kristo nibyo arasenga. Sinavuze ko adasenga, arasenga. Ariko ibyayishuwe ni ibyacu, ibishwe ntabwo ari ibyacu. Zamaze guhishura urupfu ku buzima bwe, ariko kandi si uturutse ku Uwiteka, ni ukwibwa. Arasabwa kugira ngo asenge. Naje ndimo kumusengera. Je rero ngira ukuntu nteye iyo mbonye ikintu kibi ku muntu, aba ari umusitari aba atari umusitari, ndamusengera nkuzaho ibi Imana yanyeretse. Kuko sintuza gusa ndasenga. Impamvu Imana ibinsuye ni ukugira ngo naje musengere. Rero ni byiza ko nawe yegerana n'Imana agasenga ndetse akirinda akigengesera kugira ngo Satani atabona ahamufatira. Yes. Iyo message no ndayitambukisha. Imana iguhe umugisha. Ariko hajya ugira nimero ye buriya uzanamuhamagare mubwe ko byaba byiza. Nimero ye ndayifite, naramwandikiye. Kandi ndazi ko yasomye. Ariko ntabwo yagusubije. Ntabwo yasubije. Buriya hari igihe aba ari mu mirimo myinshi y'umurimo w'Imana, ariko sina ngombwa. Icy'ingenzi ni ukumusengera ndetse nawe agasenga. Kandi iyo message yamugezeho. Impamvu ntabaje nuko hari abantu dukwiye gusenga. Biravuga ngo nimusenga timukizirikana ubwanyu. Abantu muri mu gusenga musengere cyane, mwongera imbaraga mu kumusengera. Ni uwacu, ni umukozi w'Imana, ndetse kandi ubutumwa bwe bwubaka benshi, ivugabutumwa rye ryubaka benshi. Ni byiza ko dufatikanya tukamusengera Imana. Niyo mpamvu mbitangaje, nta yindi mpamvu. Uvuga iki ku bantu b'abahanuzi bahanura ibintu bikomeye bakajya gusenga kugira ngo bisore, kugira ngo bemerwe? Abo ngabo
abo ngabo ntabwo ari abahanuzi b'Uwiteka, ntabwo bakorera Imana, ahubwo bashaka kwamamara. Baje mwa bino bintu kwiyemera, bafite ubwiyemezi no kwikakaza muri bo. Abo rero sinzi ko navuga nabo mu minsi y'imperuka, birivuga ko muri ico gihe bazaba bikakaza ndetse birarira. Abo nyine nabigiye k'imperuka ntibari kugendana na viziyo y'ijuru, bari mu kugendana na viziyo y'isi. Abo ngabo bagenewe kera kuzacirwaho iteka. Yego, ntabwo ari abo kandi bavuga ko ari Imana yabatumye. Nizo ariko si Imana nyinshi, ariko iy'ukuri ni imwe. Na Nyabingi araragura, ba Nyabingi nabo bararagura, abapfumu bararagura, ariko umuhanuzi w'ukuri ntabwo yishimira ko ibyago biba mu gihugu, ahubwo arwanya ko ibyago biba mu gihugu, akabirwanya, agasenga, agatakamba, akanihira Imana, agatakambira Imana. Nukeneye umuhanuzi uwagurutse mu mavuta y'Aburahamu, wabonye Imana igiye kurimbura Sodomu, agataka ati nizo ni abanyazaha, narabibonye narazeretswe ni abanyazaha bakoze nabi, ariko ntiyaburamo n'umukiranuka tabara ubwoko bwawe. Yego, dukeneye nk'abo ngabo, hapana babandi babona ikibi kigiye kuba n'igisora nibyo byiza, ukumva undi yabahanuye akantu kabo ngo sinari nabihanuye, sinari nabivuze, ukumva ari mu kuvuga aseka afite ifiyeri. Mwabaye mute mwabahanuzi? mwabaye mute? Nimuhindukire. Bibiliya zibatuka ikavuga ngo bene abo ni abahanuzi b'ibibuno. Ntabwo mvuze nabi, niko zanditse muri Bibiliya. Hari negeze nivuga umurundi umwe aranyandikira ngo mpaye tukana kuri kamera, niko ijambo ry'Imana rivuga. Bene abo ntabwo ari abahanuzi nyakuri. Bibiliya irabatuka ikavuga ngo nabi bibuno. Nimuhindukire mwabahanuzi. Ariko ibihembo by'izaha ni urupfu. Ngiye kuyasobanura neza. Ibihembo by'izaha ni urupfu. Gupfa mu buryo bw'umwuka, Imana iba yakubonye. Iyo umuntu akoze icyaha, iyo umuhanuzi akoze icyaha, mu buryo bw'umwuka aba yapfuye. Na buryo ubareba ni intumbi zigendera, na buryo ubareba bafite bari ku dututi, ariko nimba baritandukanije n'Imana bagakora izangwa n'Uwiteka Imana, mu buryo bw'umwuka bagize gute? Barapfuye. Bahanura ari intumbi, babwiriza ari intumbi, kubera inkovu, kubera izaha zuzuye imitima yabo, ni intumbi, barapfuye. Na buryo ubareba baririmba, barapfuye. Niko Zumbore yavuze ngo na buryo ubareba barapfuye. Batwara Bibiliya mu ntoki zabo, ariko bagize gute? Ni intumbi, bagenda ari intumbi, imitima bamaze gupfa kera. Ariko ijambo rikagaruka mu Efeso rikavuga ngo nico gituma wowe usinziriye ngo kanguka uzuke. Barapfuye, ariko ijambo ryaravuze ngo zuka, Kristo akumurikire. Uzi ko Yesu Kristo aba yiteguye kuzura umuntu wese ushaka kuzuka. Iyo waze kuzuka arakurika. Niyo mpamvu mu Efeso nyine havuze ngo kanguka uzuke, Kristo akumurikire. Mushumba, hari abashumba bamaze gupfa. Yego, hazuka umuntu wapfuye. Hari abavuga butumwa bapfuye, hari abarinzi bapfuye, ariko witeguye kuzuka aravuze ngo kanguka. Nimba witeguye, nimba uri tayari, muririnzi, muhanuzi, muvuga butumwa, nimba uri tayari, kanguka uzuke, Kristo waje abona uko akumurikira. Dore zala metakosafo elanda dilimotala melista kita elimanga kosegome zobila metala zala milimanga kosegome. Impamvu nta rukundo ukigira nuko umutima ugira urukundo, umuntu ugira urukundo muri we yamaze gupfa. Umuntu waguhuzaga n'Imana ukagira urukundo, umuntu wagiraga konegisiyo n'Imana muri wowe ntawe ugihari, yarapfuye. Impamvu ufite ubugambanyi muri wowe nuko nawe si warapfuye.
haleluya idestalamanga nuko wamaze gupfa. Impamvu kiroga ukijana uburozi mu makanisa, impamvu ukirwanya abakozi b'Imana, impamvu uvuga nawe ukagira isharu ukagira izangano, wamaze gupfa. Ariko aravuze ngo zuka nimba witeguye. Impamvu hanura ugakora inzangwa n'Uwiteka, impamvu uvuga ubutumwa ukabugerekaho gusambana, impamvu hanura ukabugerekaho ishyari n'ubusinzi bwarakokamye, ariko aravuze ngo warapfuye, niyo mpamvu emera kuzuka, Kristo akumurikire. Haleluya. Dole salame takofili zalame kotangi manga de la zili mori kotagom ilo tala sifoli manga do teko sa eni wirigata. Impamvu nta yindi niyo tinesta eni mange gom, impamvu niyo, impamvu hanura ibyago ukumva ko zasora ntubisengere umutima wawe, hakabamo kwikakaza, umubiri wawe ufite kwikakaza, ariko mu buryo bw'umwuka warapfuye. Ariko aravuze ngo kanguka uzuke, maze naje nguzure, nimara kukuzura kuvaniye waruri kumurikire. Mana ishimwe. Haleluya. Dore siko periasena edelezala igitangaje we utugeze mu kwa 12 ndabibona ejo ni ya mbere cyangwa nejo bundi igihe cyambere cyasoye abantu bari kwitegura, barimo kwitegura imishinga ngo tugiye kuja mu mwaka musha, turi kwitegura umwaka wa 2025 wa 2025 bari gushakana, abakize ku mabanki bandi batangiye gupanga imishinga misha, ariko Imana yantumye ngo abagiye kuhagera ni bakeya n'imbarwa. Abazeyi bagiye kuhagera n'imbarwa, urubyiruko mugiye kugera muri ya mwaka musha ni muri bake. Hedi talasirimanga edo pelistirigata. Upanga imishinga, sinkubuje gupanga imishinga na gahunda zawe, upange gahunda zawe ubaririze umwaka musha, ariko umenye ngo hari n'igihe utawugeraho kubera kimfu zibaye nyinshi, kubera ko mwasuzuguye itegeko ry'Imana. Imana igiye gusukura ibitarageze neza muri uyu mwaka, yinjiza ibisha mu mwaka musha winjizwamo n'abasha batanduje imitima yabo, ni Imana igiye kuwinjizamo. Dole tasikita eganda lo pelista la milimanda dole mokota nikwi eganda zola bilista semanda tote kuwiri guidance shela bilimanga tokiseforia bilita la biligandi ma zo pelifo. Nago bizakunda ko winjiza izaha zawe muri 2025. Imana igiye kugukubura. Nago bizakunda ko winjiza ubusambanyi muri uyu mwaka, oya. Nago bizakunda ko ujya muri uriya mwaka ufite uburozi, oya. Dole talima ngo kosiega. Nago bizakunda ko ujyana mu bugome, oya. Imana ije gukubura. Hezera metarabirigandi manga kota hoshakata topesala merimongota dirataira shediwi talima sangawa doneta kosa doperi wizirima dinale atandima awuri hose mwene data. Imana irakuziye 2024. Imana iraje Leoni Eniganda ije gutoranya abazajya mu mwaka 2025. Ije gutoranya abazaja mu mwaka wa 2025. Uko ni Uwiteka yambwiye. Mwarabwiwe muraburirwa mwanga kumva, nguko kwezi kwa 12 tukugezemo, ariko mugiye kumva bo babika bagiye batandukanye, imfu zigiye kuba nyinshi zitandukanye. Naguriya mwaka winjiramo namwizo zahazi kigugu waze kwihana, oya. Imana yamakaniye yambwengije gukubura, nimutihana ntago mugeramo. Ubukuze, ubukiri muto, ubukomeye, ube woroheje, nutihana uyu mwaka ntabwo ukandagiramo. Hautengwa ile mwaka
nubwo waba uri i Burayi, nubwo waba uri muri Canada, nubwo waba uri aho uri hose, no, Imana yazanze, Imana yazanze Banyarwanda, Banyaburayi, bari impande zitandukanye z'isi, imigabane itandukanye, Imana yazanze. Domera kota edista edokosiriganda shetalabirimanga kota nguma, Imana yarihakanye, yavuze ngo ntibishoboka, ntibizakunda. Uyu mwaka hayidigiranda ugiye kwinjiramo abagiye kwakira ineza y'Imana. Baratangira ku itariki ya mbere y'ukwa mbere, donestan egari, umwaka wa 2025 batangiye kwakira ibisubizo, batangiye kwakira ibyo Imana yavuze, batangiye kwakira. Ariko ntibizakunda ko bakirana n'abakiranutsi, ntibizakunda ko abanze kwemerera Imana bakiriye umugisha w'Imana. Ariko abemerera Imana bagaca bugufi, bakavuga uti mwami turakwakiriye. Ese nkubaze, ukeneye kuja mu mwaka wa 2025, emera gusiga, umenye ngo nabaye rubebe n'abakosheje, wemera ububebe bwawe n'ubujiji bwawe bwo gukora ibyaha, kutihana, uce bugufi wihana. Ariko nutihana, uku kwezi kwa 12 haraburi igihe gitoya, nakwambia ukweli autengea mwa ile mwaka. Ile ndio message Mungu amenipa nilete mahali hapa kwa Msalaba TV. Mwaka tuzi ko ari umwaka tugiye gutabarwa, none kumbe niko bimeze. Donestakitala before yas zobili mutakosa egome dila tasiri baga bimanga tangia distala girima oruzimikindima. Uyu mwaka Imana iragira ngo ikora akantu katigeze kaboneka mu myaka yose itambutse. Urukundo rugiye kugwira muri ya mwaka, urukundo rugiye kugwira. Nabonye umuco w'Imana ugiye kuza ari mwinshi, umuco ugiye gusendera mwinshi cyane. Ariko umuco uzagera kubemeye guca bugufi, niyo bazawubona. Hadi with style guy, abantu bari gutaka mwizara ngo ntibiri mu kugenda neza. Uriya mwaka bigiye kugenda neza, ariko wowe urabyumvishe noneho ko bigiye kugenda neza. Ariko nutihana ubyumvishe ubu, ntabwo amaso yawe azabibona, uzaba waratambutse. Dostangwe gome, komeza uhunike mu bigega, uze kujana ifaranga kuri banki, uzinduke mu gitondo ku manywa na nimugoroba, utanguranywe. Hari igihe aja kuri banki nkabona abantu batoza umurongo, mukomeze mujane izo faranga. Eso bilikotalima sangwe gome, ariko nimutiyana ngo mukiranuke, bigiye kuribwa n'abandi batabiruhiye, abataravunitse, abataza amajoro waraye, kubera ko wanze gukiranukira Imana ugakosa, umutima wawe ukihimbaza, tiwemerera Imana. Natangaza tangazo hii, hautafika pale, tuzagerayo. Imana ishimwe. Ukwezi uravuze ngo uku kwezi turimo kwa 12 twatangiye, tugiye gutangira ejo cyangwa ejo bundi. Editala sirigaye haratangira ku itariki ya mbere kwa 12, abantu bagenda abandi bakaryama ntibaramuke. Imana igiye gukura guhera ku itariki ya mbere. Ndagira ngo mbatanga y'ukwa 12 ndabitangaje, niko Imana yantumye. Dole stanse gome zope eliwanga tolasiko egome talabilista egandima. Mana mbabarira doste kope egandiwa terasilimari gote konians zobidita eliwanga siko egome shala idiristalibori ya salame no pekota la gilgandima zobelista kikita eganda. Abari mu mwuka bumvishe icyo mvuze, ariko ndashatse gusobanura mvuge mu buryo bw'umwuka, ariko nimwihane n'Imana ishaka. Wakidusobanure natwe se. None stalabili gotasiri foria zenone talamilganda donne stalabili foria jalabe kotali gidigad donne stalabili mas elala sido bela stirigad none siliboria tanguma. Oh la bede sta egome. Hari indirimbo izibwira abantu bashaka, baba bashaka badakoze ubukwe n'abakoze ubukwe. Haravuga ngo mugende ku manywa, ngo naho abagenda nijoro,
ngo nta muntu uzubaherekeza ngo abagenda nijoro nta muherekeza bagira abagenda nijoro nta muherekeza bagira hari abazagenda ku manywa bakagira abaherekeza hari n'abazagenda mu kajoro bakabura umuntu ubaherekeza mu bukwe mbega ubukwe we dola stapene taligata biga stala gilimanda kotanga imanga wa hari abantu bazagira abantu ku manywa maze pasiteri namara kubasezeranya bagende tubaherekeze tugende dukubita ifiriti turye umuceri tuwumiragure tunywe amafanta ariko abazagenda nijoro bo ndakurahiye ntabwo uzahakandagira dore stala bilima tanguma ngoko sirigaye Hedi stala birigata Heline stala mirima nta muntu uza kwishingira agiye gushaka umugabo wenyine nijoro adakoze ubukwe habe na mama ntaza muherekeza na bene wabo ntibamuherekeza n'abari umunani ntibamuherekeza aragenda wenyine akaba ari aho nyine aho ratuzimije Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu urazimije ntabwo tubyumvishe neza aho ngaho mwihangane umwuka basobanurire simvuze ubukwe nkavuga n'inyama nkavuga n'ifiriti nkavuga no kunywa agafanta numva ngashatse hayiwe diristala biriko talimanga wangashada we ariko Imana irandohe n'ukuri kw'Imana gakondo yaje iri mu ijuru ku Mana yacu tazaribayo tanimiruho abaho bose baguwe neza Tanzara tanimiruho abaho bose baguwe neza ndi umukristo ico ni kintu gihumuriza umutima wanje kinibagiza izago zose kuva nduhuwe n'umwami Yesu ndi umukristo ico ni kintu gihumuriza umutima wanje kinibagiza izago zose kumva nduhuwe n'umwami Yesu ndi umukristo n'umutabazi mu ntambara ndasana n'ibyaha mfite umugaba n'umwami Yesu nituba hamwe zahoranesha mfite umugaba n'umwami Yesu we nituba hamwe zaguma kunesha Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Reka tuvuge ngo Imana igumisha Daniyeli ariko ndumva abantu bakwiye gusenga cyane kugira ngo kandi bakaniyeza bakaba maso ko twari tuzi ko ibyo twari twiteze numva bitandukanye n'ibyo tubwiye. Yego. Twinjiye mu kwezi kwa 12 ukwezi kuvamo abantu benshi bari kugira bagiye kugenda ariko kandi tumaze iminsi tujya twumva n'ubundi impfu zitandukanye z'abantu ese Imana nibyo kuvuga yatangiye cyangwa abari kwibaza nande kuva kera abantu barapfaga ariko ku kwa 12 bigiye kubiti biratandukanye abazapfa n'abatuha Imana gusa cyangwa n'abandi bazagenda n'abatuha Imana cyangwa nabo baha Imana bazagenda bareke bagende ikivunge bareke bagende we nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa bareke bagende ikivunge bareke bagende we nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa bareke bagende yo bareke bagende we nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa hazapfa abantu bagiye batandukanye bitewe uraza kubimenya mu ijambo Imana yampaye tuza gusoma tugiye gusoma mu kanya biri muri Yesaya nushaka ubuhandebera tugiye no kuvuga umwanya ukomeze nane tugiye gukomereza kuko aho iby'Imana kize ku n'ubundi sa nuri gusoza ico ni gice cya kabiri cy'ubutumwa yego kirimo n'ibyo bintu mbajije kuko nawe uri mu mwuka w'Imana niyo mpamvu bumbaza ibihwanye n'ivyo Imana yambwiye usome muri Yesaya igice cya 13 ngusubizemo nico kibazo wambajije yego igice cya 13 umurongo waho wa 11 reka dusome mu izina rya Yesu Kristo Yesaya
yego 13-11 haravuga ngo nzahana ab'isi, imana ije guhana ab'isi mbahora ibyo bakoze bibi, kubera izo bakoze kisirisiri. Mimi nitawahana, mimi nitawapiga wa duniani, nzahana ab'isi mbahora izo bakoze, izo mwakoze bibi mwaze kwihana, murimoraniza mu mitima yanyu mukumva ko zarangiye ku bantu, ariko ku Mana ntibiramara, kubera ko ntabwo mwihanye ngo mumare amazi muce bugufi. Ariko aravuze ngo nje guhana ab'isi mbahora izo mwakoze gusa bibi, nizo bitumye Imana ije kubahana. n'abanyabyaha nzabahana mbahora gukiranirwa kwabo. Banyazaha namwe Imana ije kubahana ibahora gukiranirwa kwayo. Nicyo gitumye namwe wanyazaha Imana iza kubahana. Nzamaraho ubwibone Talaside moria kosange miliberita kelasidi mago talanga kosa egom topela ta eligandi wa wasambanye wari ariko wagize ubwibone, ntabwo wareze ariko wagize ubwibone. Mu yandi magambo ntacaha gitoya imbere y'Imana. Aravuze ngo namwe nzahana abibone mboye ubwibone bwabo, nzamaraho igisuzuguriro, agasuzuguro k'abanyagitinyiro nzagacisha bugufi. hayidi talasi elimonde kota periyanse. uri umunyagitinyiro mu isi, ariko ntiwakoze, uratunze uratunganiwe muri iyi si, ariko ijambo ryitwa kubaha Imana ntabwo ryabonetse mu kanwa kawe. Ariko aravuze ngo aje gucisha bugufi icyo gitinyiro cyawe, ako gasuzuguro kawe wasuzuguye Imana, ukora isangwa n'Uwiteka Imana. Aravuze ngo aje kugacisha bugufi. nzatubya abantu babe ingume kurusha izahabu nziza. turahageze rero. Imana ije gutubya abantu kubera ko baze kuyumvira. Abagiye kuja hariya muri uyu mwaka bagiye kumanuka babe bakeya, kubera izaha z'abantu zamaze kugwira. Donesta Eriganda, niyo mpamvu Imana yavuze ngo ije gutuza ab'isi babe ingume, batube nk'izahabu kurusha izahabu, ndetse umuntu azaba ingume arusha izahabu nziza ya Ofiri. Umuntu azaba ingume arusha izahabu nziza ya Ofiri. nicyo kizatuma mpindisha ijuru umushyitsi. Imana ibigiye kuba bigiye gutuma n'ijuru ubwaryo rihinda umushyitsi. isi nayo nkayinyeganyeza ikava hayo. iyi si igiye kunyeganyega, harimo Afurika, harimo i Burayi, impande zitandukanye duniyani igiye kunyeganyega. Uko ni ku Uwiteka yantumye, mbikoreshejwe n'umujinya w'Uwiteka nyine. Imana igize umujinya ku munsi w'uburakari bwe bukaze. mwamurakaje kubera izaha zanyu, yaje guhindisha isi. 14 maze umuntu wese azasubira iwabo yiruka nk'isha. umuntu wese agiye gusubira. Banyamahanga mwe muri i Burayi, muri impande zitandukanye, ngo muri kurya ubuzima mwarasuzuguye Imana. Subiramo uwo murongo mbabwire namwe. Mwe muri i Burayi mwaze kubaha Imana, muri Amerika mwaze kubaha Imana, mwabonye viza ari Imana ibaye ariko mwanga kubaha Imana. Ariko aravuze ngo buri wese agiye gutatanira iwabo kubera ko mwaze kwemerera Imana. Ariko uwemereye Imana azamera nk'umuntu ukomeje ku giti kitanyeganyega, cyo nta kindi ni Kristo. Ariko wasuzuguye Imana yaguhaye viza, ugeze mu Burayi Imana iguha akazi, iguha abana, Imana iguha umugisha, ariko usuzugura amategeko y'Imana. Ariko ugiye gutatana, usubira iwanyu kubera wanze kumvira amategeko y'Imana. yego azasubira iwabo yiruka nk'isha ihigwa. uzasubira iwanyu wiruka nk'isha ihigwa, niko Uwiteka yavuze. Impamvu ntayindi ni uko mwanze kwitondera amategeko y'Uwiteka. cyangwa intama itagira umwungeri. Murumva bidakomeye bantu muri i Burayi, muri kuvuga ngo i Burayi neza hararyoshye,
ngo isi iraryoshye, muri kwiyambika ubusa kandi mbere mutarabikoraga, muri kwivanga n'ab'isi. Ariko Imana yantumye ngo mugiye gutatana. Nubwo waba waraguze etaje muri Amerika, ariko Imana yavuze ngo mugiye gutatana musubira iwanyu nk'intama zidafite umwungeri. umuntu wese azahungira mu gihugu cyabo. Ntawungira iw'abandi, no, ntabwo izi Imana yabimbwiye. Buri wese agiye guhungira iwabo. Abari mu mahanga naze kwemerera Imana, mugiye gutatana mushaka inzira ibasubiza iwanyu. Imana niko yantumye, yabahaye umugisha, ibaha buri kimwe, ibagirira neza. Ariko mwanga kwemerera Imana, mwanga gukiranuka, mwanga kwitondera amategeko y'Imana. Mugeze i Burayi mwivanga n'abanyaburayi, mukora izangwa n'Uwiteka, ubusambanyi buragwira, ibyaha bitandukanye biragwira, nta kiza cyabonetse mu mitima yanyu. Imana ireza kugasuzuguro mwayisuzuguye. Nayo yantumye ngo mbabwire ngo igiye kubavana aho mwari muri mutatane, kubera ko mwanze kwitondera amategeko yayo. 15. uwo bazabona wese bazamusogota. Uwo bazabona wese bazamusogota. Kandi uzafatwa wese bazamwicisha inkota. Uzafatwa wese bazamwicisha inkota. Impinja zabo nazo bazazibahondera imbere. N'impinja zanyu bazazibaho bitewe n'ibyaha byanyu. Amazu yabo mwagarukiye aho ngaho mwene data, mwakiranukiye Imana mwene data. Ishano riragu, mwakiranukiye Imana. Barundi muri Amerika n'ahandi hatandukanye, badiaspora muri impande zitandukanye, namwe Imana irabakeneye. Abantumyeho nimutemerera Imana mugiye gutatana mutaza aho mujye. Ntabwo Imana ikinishwa. Niko yantumye. Uzumve nk'izawe, uzumve uhindukira, ariko mudahindukira. Ngizo biraje kandi birasohoye, ndetse bigusohoye. Amazu yabo azahurwa. Nariraye murirata, mugenda uko Imana idashaka, mwifatanya n'abatizera. Ndikubwira abadiaspora, amazu yabo azasahurwa. Ariko amazu yanyu nizo mwagezeho, nizo mwatunze, nizo mwabitse mu mibera ye, nizo mwahunitse. Imana iravuze ngo kubera ko gusa ko kadefu naze kwemerera Imana, bigiye gusahurwa n'abandi. Namwe mutatane ndaco mutatane. Kandi abagore babo bazendwa ku gahato. Abagore wanyu nabo, imitungo yanyu, ubutunzi bwanyu, abagore banyu n'abanyu bazendwa ku gahato, cyangwa se bizatwarwa ku gahato. Shaka kurekera aho ngaho. Reba mu Migani, basoreze dusenga Imana. Igice cyawo cya mbere mu Migani, igice cya mbere kwa mustari waho, here ku mustari waho wa 23, wa 21 donga, sorry. Migani igice cya kwanza, here ku murongo waho, ushaka kuhere kwa 17. Imigani igice cya mbere umurongo wa 17. Kadusome mu izina rya Yesu. Yego. Gutega umutego ikiguruka kiwureba ni ukurushywa n'ubusa. Naho oya, Imigani, igitabo cy'Imigani igice cya mbere, umurongo waho nibyo, umurongo waho wa 19, sorry. Nije wibeshe. Uko niko inzira z'urarikira indamu wese zimeze. Inzira z'umuntu wese urarikira indamu uko niko zimeze. Iryo rari ryica bene ryo. Iryo rari ryica bene ryo. Irari rya benshi rigiye gutuma benshi bapfa bazizirari. Imana yambwiye abantu benshi, ndetse kandi bari mu iyobokamana. Imana izanira abavuga butumwa, izanira abapastori, izanira abahanuzi imbere, izanira abashumba. Ariko irambwira ngo bariya bose bitwaza ibitabo, ariko nta kindi kibarangaje imbere, n'irari ry'ubutunzi. Ariko Imana yambwiye ngo iryo rari mufite niryo rigiye kubica. Bahanuzi mugiye gupfa kubera iryo rari ry'ubutunzi. Mwaze kuvuga ijambo ry'Imana neza, mwaze guhanura neza, mwaze gukorera Imana neza,
mugendera ku marangamutima, mugendera ku nda n'irari, ariko Imana yavuze ngo mugiye gupfa kubera iryo rari, mwanze kwihana. Bashumba nico muzize, banuzi nico muzize, bavuga butumwa nico muzize, ariko nimwemera mukumvira muzarya kuziza, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izobarya. Ndasoje. Imana yamwe ngo nimara gusoza nsenge amagambo ndi bwature, uwemera wese arakira, utemera nkarabiye imbere ye amaraso yawe, wa muzeyi we, wa mudiyasipora we, wa muhanuzi we, wa mupasitoro we, wa muvugabutumwa we, munyarwanda uri muri Amerika, uri impande zitandukanye, ndakarabye imbere yawe amaraso yawe, sinzayabazwe ntakambarweho, mu izina rya Yesu, amen. Reka nsenge. amen. Urera kandi urakiranuka, wambaye ubwiza no gukomera, uri umunyembaraga Uwiteka, uhoraho ibihe byose, uri Imana yo kwemerwa n'amahanga. Icyo wantegetse kuvuga mbwira ubwoko bwawe, ngo ndangurure kuri umwami ku musaraba ati ndaranguruye, ngwino ushorere mwami buno butumwa, uwo bugeraho bukamukiza, akabwemerera akabwakira, umuhereza imbabazi umubabarire. Ntumuhanishe umujinya wawe, ntumuhanishe uburakari bwawe bwotsa, ku munsi w'amateka uzamugirira ibambe, ariko winangira umurebe. Mwuka wera wawe ni umugwaneza mugereho, namara kumugeraho amutera guhindukira. Mwuka wera w'imbaraga agereye impande zitandukanye z'isi, gukomera kwe kusendera hatandukanye, bwiza bwe bugere hose hatandukanye. Urakoze ko ugiye gukora, urakoze ko ugiye gukora iz'imbaraga, urakoze ko ugiye gukora iz'ubutwari. Ndagushimiye, komeza naje unkomeze, sengera ukwezi kwa 12. Hindurira abantu guhindukira, bave mu bidatunganye, ubakize urupfu n'umujinya wawe ukomeye, mu izina rya Yesu Kristo, kubera kuje gukubura Yesu. Ureke ukiza abantu impande zitandukanye. Ndakwizeye, ndagushimiye kugiye gukora iz'ubutwari kandi ugakora iz'imbaraga, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Reka dushimire umuntu wese uduteze amatwi muri kano kanya kandi uri kukireba ibiganiro byose ku Mucaba TV. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Evangeliste Prophète Daniel, amen. atugejejeho ubutumwa Imana yamuhaye kugira ngo atangarize abantu bose. Ibiganiro byacu rero ku Mucaba TV tubisubikiye ahangaha. Daniel, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze cyane, muhezagirwe, naje ndabashimiye. Amen. Shalom, shalom. Imana ihumugisha rero, kandi Imana ihumugisha umuntu wese wari udukurikiye muri icyo kiganiro, kandi wumvise buno butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Inomero ngizo zanditse hasi, ushaka kumuvugisha aramuhamagara, ushaka ko musengana, cyangwa se ufite n'uburyo wakozweho n'Imana bitewe n'uburyo wakozweho, inomero ngiyo hasi yanditseho, ubundi ibiganiro byose nakagaruka. Amen. Murakoze cyane.